cyawe nyine ukibyuka neza ugira utuntu n'utumunsi wumira neza cyane ibintu bikagenda fresh sana nkuko mubizi rero tugeze mu kanya ka press review ni mu gitondo mbere kugira ngo dutangire wenda ndi kumwe na Yvonne reka mbaze mbabwire aho turi kumwe hano nta wundi ni Debbie Console Iradukunda mu makuru aba yagiye atara hirya no hino aba dufite byinshi bonjour afone kabisa ndakomeye meze neza cyane ndaho pe sibye akavura gakeya kari kabizanye ariko ubundi ibintu kavura buriya ngo ni sawa ariko kuri bamwe ntago ari sango kugira ngo hari ukuntu kagera gucya kagatera grip ugasanga neza umuntu my friend ubu ngubu ibintu bihagaze neza ahangaha turi Debbie ngira ngo hari abantu bari bategereje kumva press review uyu munsi kureba ibyo tugiye kugenda tuganira wenda bitandukanye ngira ngo waducira amanjye ukatubwira gatoya ku bintu wenda tugiye kugenda twibandaho turaza kugaruka ku bijyanye n'ubunini y'imvura ivuga ko ikomeye cyane yaguye mu karere ka Musanze ngo ikaba yarasenye amazu asaga 20. Turaza kujya no mu karere ka Nyagatare tubabwire ko abantu baturikanywe na mine abantu 5. Turababwira nuko hari ubwoba bw'uko mu myaka iri imbere kanseri ishobora kwiyongera ku kigero kitigeze kibaho cyane cyane ku bagore. Bese abantu bazajya bapfa bari benshi bishwe na kanseri. Muri make ni ibyo ngibyo tugiye kurebera. Ya ngayo nguko rero niyo makuru yose tugiye kugera twibandaho ariko ndumva uyu munsi arababaje. Ntabwo bishimishije. Kanseri yabaye kanseri ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Nyirago wenda kaza duhere kuri iyo nkuru ya mbere waruvuze. Ni inkuru yanditswe kw'imvaho nshya. Aho ngo ni Musanze imvura y'impangukano yasenye inzu zirenga 20. Ni imvura idasanzwe yaguye mu mirenge itandukanye y'akarere ka Musanze ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri. Yangiza imyaka iri kuri hegitari zirenga 5 ndetse n'inzu z'abaturage. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buratangaza kuretse n'amazu n'imyaka yari kuri hegitari 3 z'ibigori n'ebyiri z'ibishyimbo zangijwe n'imvura idasanzwe. Abaturage kugeza ubu ngo bararira ayo kwarika nyuma yo gusigara mu nzu z'ibisigarizwa bigoye kongera gusana. Bakaba basaba inzego zibishinzwe imibereho myiza y'abaturage gukoresha uko zishoboye zikababonera isakaro. Muri make nuko iyo nkuru ivuga. Imvura yongeye guca ibintu yibase n'ubundi biriya bice. Mu minsi yashize twari turi hari ni menshi cyane. Mazu 20. Ni menshi. Ariko nanone ahangaha ngira ngo wenda isomo umuntu yakuramo mu byo kuri imvura yo nta wenda kuri biti imvura kwigwa. Ariko isomo umuntu yakuramo hano no kubwira abaturage rimwe na rimwe hari inzu tuzi hano ziba bavuga ngo zituye mu buryo bw'amanegeka. Ugasanga umuntu atuye manegeka hahandi inzu yenda kugwa ariko ugasanga umuturage ntafashe ya mbere ngo arebe niba ari yako niba ari ashyiraho wenda niba ari ikintu runaka ariko ukabona yuko nyine hari ukuntu iyanzu igaruye stability. Kuko uzasanga rimwe na rimwe kenshi rwose biba ugasanga umuturage arabyihoreye nyamara iyo inzi twawe n'amazi niyo ujye gusanga ajya kubwira ubuyobozi abavuga ati mumfashe byageze gutya na gutya. Numva yuko nanone nabwo ndagaruka nanone ku buyobozi rimwe na rimwe nitubona izo zo zimeze gutya tubitekerezo tuvuge tuti ariko se ntabwo twafatirana hakiri kare tukareba nda zino nzu na ba nyirazo uburyo twavugana ariko ntihazabe ikibazo cyo kuvuga ngo amazi atembanya inzu atembanya kuko ahangaha nta wakwirengagiza ko umuntu ashobora kuba aryamye n'ijoro twagiye tubyumva mu makuru menshi yagiye zagakenye mu mwaka ushize ariko cyane cyane byabaye zagakenye mu minsi yashize cyane umuntu araryamye n'ijoro inzu imuguyeho arapfuye. Hari n'igihe bigeze kuba hano sinzi niba hano muri Kigali ahahoze hafi no kwa Rasta hariya kigiye bari bagikora hari amazu urabizi ko ngo bumeze gutya ari ugasanga buri gihe amazu aragwira abantu bamwe barapfa abandi bagize gutya na gutya baguriwe bakomeretse ibintu nk'ibyo ngibyo turi mu gihe cy'imvura abantu bagomba kubimenya. Ese niki twakora kugira ngo noneho twirinde ibyo bibazo byose bigomba kuba bihari? Ngira ngo na leta Emarito yafashe ingamba yatangiye gahunda yo kwimura abantu batuye ahantu mu manegeka abantu bafite ibisenge ngo bitaziritse ku buryo bukwiye ku buryo wamuyaguza ugahita
ubijyana urumva bishobora kwangiza abaturage. Ni ubukangurambaga no kubimura, ariko nanone navuga ngo n'abafite ubushobozi mu baturage bo ubwabo, kuki yarindira ko ibyo biza atahitamo kwimuka mbere? Bishobotse byakorwa, nubwo wenda turabihanganisha, ariko nanone cyane kuko izi hegitare z'ibyo kurya ni nyinshi, cyane. Gutekerezaho nanone ubuzima bw'abaturage bugomba kubungabungwa. Ntabwo umuntu ashobora kumva yuko bugomba kwitabwaho. Ntabwo umuntu ashobora kumva yuko rero waba uzi ikibazo ufite we nk'umuturage, warabonye yuko inzu yawe itameze neza, cyangwa se erega n'umuturage ushobora kubimubwira, ariko ukareba ukuntu cya kibazo kigomba gukemura. Kuko ibi turabivuga, ariko ubwo ndabizi nyuma y'ibyumweru bingahe turatora ayandi mazu. So iyi nkuru turabivuga kugira ngo bitange iki? Turakumira iki mbese? Nicyo tugomba kwibaza. Ntabwo iyo turimo gusesengura amakuru, ntabwo tuba tuvuga ngo turamenye, ntabwo ari ukumenyesha, ntabwo ari itangazo, ni nko kuburira. Tumenye tuti ibibazo birimo biragaragara, ese byakemurwa mu buhe buryo? Ese inzego bireba, ubwo ngaho twajya muri Rwanda Housing Authority tukareba naho se babitekerezaho iki, inzego zose zifata ayo mazu ari mu mirenge, utugari, ayo mazu arimo, ese bo bakora iki? Turi kusiye gusanga hari ahantu henshi twagiye tukumva ngo nk'ibikorwa wenda nk'urubyiruko aravuga ati ahangaha uyu mugabo afite iki, twasanze inzu imeze gutya, ubu turimo turamwubakira. Ugasanga hari amaboko. Abaturage rero nanone tuve mu kantu ko kuvuga ngo dutegereje ingengo y'imari kwiza. Ntabwo ingengo y'imari ntabwo izaza ibarira umuturage wese ufite ikibazo cy'inzu ngo imwubakire. Ingengo y'imari ntabwo izaza iri bukemura ibibazo by'umuhanda, ikaza gukemura ibibazo wenda by'akarere katubatse cyangwa se by'umurenge tubatse neza n'iki, ngo twongere twumve yuko nanone mu baturage biri bugeremo. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha, abaturage nibiga kuba ibisubizo by'ibibazo bafite. Dukora umuganda umaze iki? Umuganda urakorwa cyane, ngira ngo, ariko wenda ni ikibazo kiri rusange, ihinduka ry'ibihe, kuko ntabwo no mu Butaliyani ngira ngo barabyumvishe ko bibasiwe cyane n'ibi bihe bimeze gutya, imitingito, imyuzure, ibintu by'ibiza bitandukanye. Ni ikintu tutatangira, ariko se abahuwe nabyo bafashwe bite? Bafashwe bate? Reka dukomeze tujye wenda ku yindi nkuru tutari bitindaho cyane, gusa nibihanganisha. Nicyo twakora no kwihanganisha bose, kuko numva mu by'ukuri Debi ntabwo wavuga ngo abantu bose bavuye inzu 20 ngo ubonye abantu ahantu batura. Ni ikibazo. Ejo nagiye mu Gakenke kureba nyuma yaho byabiza biheruka kuba uko abaturage ubu bameze, umwuka uhari, ariko abaturage barakubwira ati nibyo leta ntako itagize ngo itwimure, ariko baracyagirwaho na za ngaruka za byabiza. Aho ngaho ni muri Gakenke, ariko aha ngaha twababwiragaho ni muri Musanze. Dukomereje rero aha ngaha muri Nyagatare, ngo mine yaturikanye abantu 5 irabica. Ni inkuru rero iri ku kinyamakuru Izuba Rirashe. Ni umuseke, ngo ni mu kagari ka Nyamirama, umurenge wa Karangazi, mu karere ka Nyagatare. Ni kuwa mbere nimugoroba, aho mine yaturikanye abahungu 5 bose irabahitana. Abishwe ngo bari baragiye inka mu ishyamba rihana imbibi n'ubutaka bw'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Abo iyi mine yahitanye ngo bariho bayihondagura bagerageza kureba neza icyo cyuma batoraguye icyari cyo. Ariko ahangaha tutaranakomeza n'iyi nkuru mu byo kureka mbabwiza ukuri. Ibintu nibishaka abantu bose babimenye bisobanukirwe. Urabona ikintu n'icyuma mugana wote n'icyuma, ntugisobanukiwe ubwawe. Ese washatse abakigusobanura mbere kugira ngo ujye akajya guhondagura. Hari ibintu bavuga ngo umuntu arizize. Ibyo ni ukwiyica, ni ukwizira. Wowe ubwawe uriyishe wikuye ku isi. Hari impanuka zibaho, ariko nanone biba byumvikana. Kuko ni ibintu mu cyongereza bavuga ngo it's something done abruptly.
ntabwo wowe wari wateganyije ko ikintu kiri biri involuntary, it's an involuntary action. Kuko ntabwo nta ruhare wagize mu kintu ngo kibe, ariko ndashaka kugira ngo menye nk'ubu ngubu nk'umuturage ufite kumva yuko abonye ikintu n'icyuma, ntabwo icyuma kiratandukanye, ntabwo ari icyuma cyo guhata ngo urabona ko ari icyuma urakizi, nta nubwo ari ferabeto ngo urabona ngo ni ferabeto, ni ikintu ubona kiri ahantu giteye ukuntu. Icyo ukora ntushobora no guhamagara n'umuyobozi w'akagari cyangwa n'umuyobozi w'iki ukavuga ati dore iki kintu ntawamenya, wasanga n'ibyaye wenda tuzi benshi turabyumva byagiye biba mu myaka yashize, nkeka ko byagakwiye kudusigira. Ndimo ndatekereza ku gahinda iyi miryango yose ifite cyane. Ni n'abantu 5 ni abantu benshi, ni imbaraga z'igihugu ziba zitakaye kuko reba n'aba bantu ntabwo ari abantu navuga ko ari abantu batoya, ntabwo ari abana, ni abantu b'abasore, imyaka 30, 18 gutya. Urumva niba ko rero twige tunabyigishe yewe n'abana kugira ngo twirinde mwene izi mpanuka. Impanuka yego nta kuyirinda biragoye, ariko hari aho bishoboka. Hari ibintu byinshi bishoboka. Gusa reka nkubaza, niba nzi yuko niba sinzi gutwara igare cyangwa sinzi gutwara imodoka, ndakwereka uburyo bwinshi bw'umuntu ashobora gutekereza mu buryo butandukanye. Ntabwo uzajya gufata imodoka ngo nyitware Debi, ntabwo uzajya gufata imodoka ngo nyitware ntazi kuyitwara, ntabwo uzajya gufata igare ngo nyitware ntazi kuyitwara, ntabwo nafata moto ngo nyitware ntazi kuyitwara. Icyo gihe bizansaba kwiga kugira ngo umenye gutwara icyo kinyabiziga. Impamvu ngarutse kuri uru rugero ni uko akenshi tuzi yuko ngo ntabwo twakwirinda ngo urupfu ngo ruratungura, ariko se bivuze ngo ujye mu muhanda utege amaboko ngo ndebe ko ingonga, uburyo ni ukwishyura urupfu. Impamvu wafashe kiriya gisasu, yego birababaje pe, kuko imiryango yabuze. Natwe ubwacu nk'abanyarwanda bafite ubumuntu turatekereza yuko umuntu atubabaje, ariko ubu ngubwo ikintu ngaruka mvuga nti impamvu tuba dusesengura amakuru ni iki? Ese mu by'ukuri turimo kuganira bino bintu, icyo turimo gukumira ubu ngubu ni iki? Turi gukora ubukangurambaga. C'est ça. Ni ubukangurambaga kugira ngo ibyabaye hatagira undi ejo cyangwa ejo bundi bibaho, kuko ni ibintu bibabaje, ntabwo ari ibyo kwishimira na gato. Nanone umuntu ashaka kwibaza ese iki gisasu cyatezwe, inzego z'ubuyobozi nazo zirabyemeza. Inspector wa polisi IP Emmanuel Kayigi yabitangarije Umuseke ko iyi mpanuka yabaye kandi hitana abantu 5. Ngo yaravuze ati n'iby'iyo mpanuka yarabaye, n'abana b'abashumba 5 bari baragiye inka babona igisasu, umenye bataramenye ko ari igisasu baragihondagura, bya bindi abantu baba bavuga kirabaturikana. IP Kayigi avuga ko nta wavuga ko ibisasu byandagaye hose mu Rwanda, kuko hariho gahunda yo kurwanya ibisasu no kubikura mu bantu cyane ahabereye imirwano, ariko ngo nta n'uwavuga ko byarangiye burundu. Nayo mpamvu ubukangurambaga bukwiye bwo kubirwanya buba bukenewe. Ni nacyo turimo gukora, kandi ibyo turimo kuganiraho. Ubwo rero ngayo nguko iyo nkuru ni naho ngaho twisoreje, ka tugendera ku yandi makuru tugenda tubategurira atandukanye. Mbibutsa yuko tukiri kumwe, uwo ni Emalito hamwe na Debi Konsole Iradukunda. Ikiganiro cyo ni The Sun Up. Mu kanya ndabagarukanye na Yvonne tubabwira bindi byinshi bitandukanye ku masingi mato twagiye tubategura atandukanye. Ndabona ari oral story nateguye gusa. Ku izuba rirashe zaza ari inkuru ivuga ngo ifite umutwe ugira uti ubusambanyi kimwe mu bishyirwa mu majwi ku isezera rya ba gitifu 4. Aho ni mu karere ka Gatsibo. Ubusambanyi kimwe mu bishyirwa mu majwi ku isezera rya ba gitifu 4. Ubwo yakumva ko ba gitifu basezeye ko basambanye, bagize amanota mabi
ibyo ari byo byose ngo bagiye bafatirwa mu wenda twanayisomeye inkuru abanyamabanga nshingwabikorwa ngo b'imirenge ine mu kagari ka Gatsibo basezeye ku mirimo yabo. Amwe mu makosa akomeye ari mu byagaragajwe nk'imwe mu mbarutso arimo nayo gusambana. Umuyobozi w'aka karere avuga ko mu igenzura ryakozwe mu mirenge yo muri aka karere basanze hari amakosa akomeye mu bayobozi arimo ubusambanyi, gucuruza akanyanga, ubusinzi n'ibindi. Ariko reka nkubaze, mu by'ukuri reka babwire abanyarwanda, abantu bose badukurikiye, uri umuyobozi uri hariya, ni wowe ukoresha inama y'abaturage, ni wowe ucuruza izo kanyanga, kandi turimo turavuga ngo duce ibiyobyabwenge. Ni wowe ugenda ukabwira ukabwira abana ba segonderi aho abahurije, tuvuge ko akunda abana bavuye mu mashuri bizi ko intore urabizi akazi ziba zifite ku nzego z'utugari. Ni wowe ugaruka ukababwira uti mwabana mwe ntimuzatwara inda z'indani, ntimuzagire gutya, nyamara muracunga uwuhitana. Sinzi ni ibintu bibabaje. Sinzi ubwo buyobozi ahantu bujyana igihugu ni ukuri, simbizi, sinzi na gatoya ahantu turimo kugana, sinzi intention yacu, sinzi icyo twebwe dushaka. Hejuru y'uko ugiriwe icyizere ukajya ku nzego z'ubuyobozi, my friend, inzego ni ku kagari aho ngaho, ni ku mirenge, ni ku mirenge. Reka nsubiremo wenda neza hataza kubaho kwibeshya. N'ab'imirenge, n'ab'imirenge. Ariko uzi umushahara w'abayobozi b'imirenge? Ntawe nzi. Je pense que 500,000, 500,000. Bamwe banabaha n'imodoka, ngira ngo ndabizi. Imodoka baba bazifite zo. Sasa ubwo narizi ahubwo ku kagari turimo turabarenganya, nubwo numvaga wenda ni ikibazo Emma, ntabwo ari nta nubwo ari iki ngiki cy'ubusambanyi gusa ngo kirimo, kuko harimo n'ibyo kurya tw'abaturage cyane cyane. Urumva wakoze ibyo ngibyo nicyo atazakora, ibya gahunda za VUP. Abantu bagakwiye kureberera abaturage. Babita barusahurira mu nda. Ni ukuvuga ngo ubwo ni hano ujya gusanga niba ari n'umuntu uterankunga waje akagira ikintu yemeza abaturage bo mu murenge wa Runa. Hari abantu burereka nkubwiza, sinzi niba nagize amahirwe yo gukora mu ntara, nigeze kugira amahirwe yo gukora mu ntara, nkorana na zimwe nigeze gukorana na NGO imwe ikorera no mu Rwanda, tukazajya nkareba ukuntu umuyobozi adufashe tuje gusaba icyangombwa cyo gukora nk'ahantu runaka, kundi nubwo gukora mu Rwanda wemerewe gukora mu Rwanda, ariko niba ugiye gukora ahantu ubanza ukabamenyesha, ugomba kubamenyesha, ni ukwiyanzuza mbese. Ukabona mirenze guhakwa, umuyobozi wowe ni wowe ushaka cyane, ni wowe umushaka cyane, ariko serivisi ubwo arimo gukora n'iki, none bikaza kurangira ubona impuha gufitiye. Ubwo ndashaka kugaruka kuri kino kintu usanga abayobozi guhera ese bahera hehe, barya n'ututaro twabo. Aha niho tugomba gutekereza bino bintu usanga biba biteye ikibazo. Umuntu n'umukuru w'umurenge, n'umuyobozi w'umurenge, ufite icyizere n'abaturage, urarya amafaranga ya leta agera ku 500 y'amanyarwanda buri kwezi, warangiza ukagira gute, ugakora ibyo ngibyo. Hano ngo bakuru b'imidugudu beguye, ngo bimeguye nibwo cyaba ikibazo kurusha kwegura kwa ba gitifu. Urumva Minaloka ivuga gutyo, abakuru b'imidugudu beguye nibwo cyaba ikibazo kurusha kwegura kwa ba gitifu. Hanga mbese bashaka kugaragaza kwerekana ko abegura abenshi beguye muri bo, nubwo wenda tutabahamya icyaha, niko mbibona, bashaka kugaragaza ko bariya bafite amagenzurwa bakorerwa buri munsi, buri mwaka. Ngira ngo nuno mu meya yabigarutseho, ariko tubigishije je pense que abakuru b'imidugudu bo nta kintu bahabwa. Ntacyo, aho mbizi nta kintu bahabwa, kuko umukuru w'umudugudu atorwa n'abaturage, urabizi bamushyiraho, nta nubwo ashyirwa rwose nyuma y'ukwezi akavaho akajyaho undi ko wenda abona yuko ntabageze. Ariko gitifu arapurayinga nk'uko wapurayinga akazi. Urumva hari abandi baba bagashoboye bakabura amahirwe yo gukora ka kazi, gitifu akabona amahirwe yo kubona ako kazi,
noneho yamara kujyaho agakoresha imbaraga afite n'ubushobozi afite uretse ko nta cya kintu cyo gukoresha ubushobozi umuntu afite agakandamiza abari munsi icyo ni ikibazo cyane Emma ntabwo ari uwo zaba gitifu ngo ube ari wowe uri mu bintu ucuruza kanyanga. ejo bundi senateri Mucyo Jean de Dieu yitaba Imana hari ijambo umukuru w'igihugu yavuze aravuga ngo yari mu bantu bicisha bugufi kandi bakunda akazi ariko okay speech ivuzwe buri wese ayumva uko ariko hari ijambo numvishe yicisha bugufi ni ukuvuga ngo iri jambo narisanisha na wa muntu uba usanga ari mu biro ariko ugasanga yes ni gitifu w'umurenge ariko mu myitwarire ye aritwara gute ndakubwiza ukuri arica agakiza mbese nkwereka mu kanya ngiye gusoma message umuntu wenda niba hari umuntu wese urimo gukurikira ikiganiro ambwira ukuntu gitifu wenda nushaka we kwandika izina ryawe sindikeneye ariko umbwiza ukuri umurenge ubamo iyo ugiye ku murenge ese bakwakira gute bigenda gute ndakubwiza ukuri abantu barega abandi ndakubwiza ugasanga umuntu mbese niba nabyita araza kontake arashyira aho ngaho barakwereka cyarafunga kumubona ni ikibazo kandi ngo baguha serivisi abaturage kumubona ni ikibazo arakumvisha amanama ntabwo uri buhakane kuko ntabwo si wowe ukora amagenda z'inama urumva akumvisha amanama akubwira ukuntu inama zabo zihoraho ziba zimeze gutya iki n'iki umuntu aze twagiye tubyumva aho umuturage aza akicara ku murenge cyangwa akicara ku kagari runaka agakoresha serivisi ugasanga inama yabaye ejo bundi yagize gutya ugasanga uri umukuru w'umurenge uri umuyobozi w'umurenge ariko ni wowe utukisha abantu kuko ubu ngubu aha ngaha umuntu ubyumvisha avuga ati abayobozi b'imirenge abayobozi ntabwo iryo zina riba ari ryiza kurivuga muri ubwo buryo ntabwo kuba njye navuga ngo abayobozi b'imirenge kuko ntabwo twakwibagirwa yuko hari abantu bakora neza barahari benshi barahari rwose tunabashimira bituma bikwangiza isura y'abandi ikintu hano nshaka kugarukaho cyane ntabwo numva mu by'ukuri cyaba kikwicaje kuri iyo ntebe sinakubeshye nkubeshyere kisa ntabwo numva ikintu cyaba kikwicaje kuri iyo ntebe kuko niba ugomba gutanga serivisi ukayiha abaturage ako si ubwo ngubwo nk'umuyobozi w'umurenge ndibaza niba yafata umuntu arimo gucuruza akanyanga akamufunga aho niho hari ikibazo cyangwa niba yambwira ati reka tugabane cyangwa ukabona umwana wa segonderi mu ibiyobyabwenge ukamufata wamufata hejuru y'uko ari wowe ubikora hejuru y'uko ari wowe usambanya abo bantu hejuru y'uko ari wowe ucuruza akanyanga unazihisha unazerekana n'aho zigomba kubikwa kugira ngo wenda na polisi itazifata ese bavuze ibindi byo kuriganya abaturage no kurya utwabo gahunda ya VUP leta iravuga iti reka turebe uburyo twafasha abaturage bari mu zabukuru n'abandi batishoboye bose reka turebe ukuntu twashyira imihanda iva ahanga ikajya ahanga kugira ngo habeho ubuhahirane bw'uturere wenda tuvuge aka karere keza ibijumba keza ibishyimbo kandi nta kuntu ahangaha tweza amashaza ariko nibura bano bantu bagiye bagira amasoko ubyumva mu giturage ngo isoko ryaremye ahangaha irindi ryaremye ahangaha buriya bintu ni byiza cyane kuko hari ahantu ujya gusanga bafite ubutaka wenda bweza ubunyobwa gusa cyangwa se bweza imyumbati bitewe n'ubutaka wenda ukuntu bumeze ugasanga ahandi ubutaka bwabo bumeze neza aho ugasanga wa muturage afite ubushobozi bwo kuba yagurisha ibyo yejeje hariya naho akagura ibyo ashaka ngaho mbwiza ukuri aya mafaranga niba ari umuhanda ibyo ngibyo niba bivuzwe ko biba byagaragaye ntabwo tuba twirengeje ko hari ibyihishe inyuma biba bitavuzwe debi birahari byinshi bitagaragara byo ni byinshi birahari gusa nyine ngira ngo twaboneraho n'umwanya wo gushimira abakora neza abubahiriza inshingano zabo neza nk'uko bikwiye tukabashimira tukababwira ati bravo naho abandi nabo bazi ko batigendera muri iyo nzira bakumva ko bakwiye kwisubiraho sino bakabireka reka twumve wenda gato message uyu nguyu aravuze ati mumeze neza n'abakundwa ati uyu munsi mwiza wuzuye umugisha n'amahirwe tubakunzi ba Desana mwese uyu ni Lize imuhanga aravuze ati manito abayobozi rwose barakabije cyane ati nge wampa nahana nihanukiriye yumva ngo nabo bafite amakuru azi atandukanye ati ibyo bintu rwose ati mubona
ibyo bintu rwose kumubona biba ikibazo. Ubwo navugaga abandi bagenda bakabura bavuga amanama n'ibiki ntibajya babura ikintu bifashisha. Kumubona ni ikibazo. Ati iyo ugiye akubwira ngo uzagaruke ejo bikabyara ejo bundi bisubireho. Ati ndi mu murenge wa Mbuye. Umurenge wa Mbuye urawuzi? Ko numva ntazi aho uherereye. Aratubwira wenda aratubwira akarere. Atabagize itsinda rya kwiteza imbere babinyujije ngo yatsinze arimo ariyamamaza kandi ati Marito ibintu muvuga ni ukuri. Ati ni ukuri ngenda babwiza ukuri, hari abantu bakabije. Ati nko mu murenge ntashatse kuvuga izina sinkubamo ariko nagiye kusabamo serivisi nyisabira muri umuna wanjye, ariko uzajya unavuga, uzajya uvuga rwose. None se niba wubaka igihugu bikore. Debi iminota irasa nkaho idusize nduva twasoreza ahangaha. Gusa ibingibi byo ni ikibazo kuko yaravuze ati ndumiye ubusambanyi kanyanga mu bayobozi b'imirenge. Ati none se ubwo ntibakora n'ibindi byaha by'indengakamere. Ati ibyo ni ugusebya umukuru w'igihugu n'abanyarwanda. Abandi babuze akazi nabo barimo kugasebya. Ati bakwiye guhanwa okay. Ngaye ngo koreka rero tuve muri press review. Gusa ibingibi ni bigenda bitanga isura mbi itari nziza rwose, abantu bazije bitekerezaho. Reka tugaruke mu kanya ndi kumwe na Yvonne Debi Konsole, naguhakanya ukabanza kujya kudutegura n'andi makuru, dore yuko ndeba n'amasaha yawe asa nkaho agufashe. Ubundi reka tugire gutya twamamaza gatoya tuze kugaruka mu kanya ari kumwe na